umvanye hari umuntu numwe yagize ubona utwarinda mu gihe cy'imvura ngenda bizi ko bazitwara ahubwo sinzi impamvu ko batazitwara nimba wewe warigeze kubikora bikanga ahubwo tukiraho tukiri kuri ako kantu hagakise kuri ibyo bintu byo gutera inda merutse kubona komenti nyinshi zirenga 6,000 zivuga ngo wambara ubusa urabwambara yewe ubusa urabwambara ahantu hariho hose ngo nambara ubusa nuko iki wambara ubusa ngo nambara ubusa bwanjye ndabukunda ubusa nambara ubusa hehe ubu uri kuraba kamera nambaye ubusa jyana kamera jyana nambaye ubusa none se uburambaye none se ntambaye ndi kwija ahubwo uburambaye nambaye se ko nambaye nk'abasiramu ahubwo siko nasone ugira yego ko ariko hagati mfite n'ubusa bwiza by the way ufite ubusa bwiza ukuri kw'Imana pe buri mfite ubusa bwiza mfite ibibero byiza umva mbese kwambara imyenda miremire kuri ngene nko gushira diama mu masi none weho ubyambara kugira ngo abantu babuhiseho bose babane ko ufite ubwo busa bwiza ariko se reka nkubaze gutu tarata ibyiza n'u Rwanda rurata akagera kubera ibyiza birimo ingagi inkende nanjye ngomba kurata ibyiza byanjye niba igihugu kirata ubwiza bw'akagera nanjye ndata ubwiza bw'umubiri wanjye urambaza iki nkawe nawe abaturage biwanyu ibyo ngibyo ko bamukera rugendo baza bakabisura bikinjiza none se ngize gute ko batabisura bajya kubisura bakaguhamagarira manager w'ubusa bwanjye wowe uri manager w'ubusa bwanjye gaho uzongere wangatwe ngo giye ngo nambara ubusa ariko urabwambara ngwiki ese ubundi wenda turi ngo mimi ngo ninda niba ndindaya ndamaze we kuki utajya kubindaya ngo binzobe nka mimi ndabindaya bugacyansa neza nta urankubita icupa nta urankomeretsa ku isura kuki wowe utabindaya ngo urinde ubuzima bwawe ntugire igikomero horo buriya nka mimi muri kubona hano ariko ntago ari ngi uri kubwira no sarundi ndi kubwira ninge uri kubwira ngo kuki nabindaya kuki utabindaya nyine indaya y'umugabo ngo bumupfubuze nese abapfubuze ni bariho pfubure bandese pfubura abagore bapfubye ufite abagore n'abangaye bapfubye ego ko mfite benshi bagera nko mu 10 ufite agazi ufite gahunda ngo akazi ndahera kuri wowe nge ntago napfubye warapfubuwe se cyane wari wapfubijwe nande nasiba saho wari wapfubijwe nande napfubijwe na papa wawe se wanyawe ubwo nyine nese niba atarageshejeho neza nkiri mu nda bwo nyine yarampfubije none se nkubwire ngo iki yego ko rata we mugore utanyara neza umpamagare wa mugabo we nawe urongora ukarangiza vuba ufite ikibazo cyo kugira akaboro kagufi katageramo indani wa mugabo ufite umugore munini wananiwe kurongora neza umpamagare nkwereke posteri zose zishoboka kugira ngo ubashe kuwatunga urugo rufite ibyishimo wabyumvise ese iyo umugore ukuntu mbanekereza ku baturarwanda uretse nkubaze iyo umugore aguhamagaye kubya ko ufite icyo kibazo nuri umugabo ngo uragikemura mushakira ababishoboye nkamushakira umuti nkamuvura agakira ariko se kuki mwifuza kubaho mwishimye mwenyine abagore b'iki gihe ni abanyeshyari ntibagikeneye kubaho bishimye na bagenzi babo bishimye niba unyaruka byigumanira kandi ubwo waragiye kunywa amahirira yo mukagera warangiza ukananirwa kubwira abandi bagore ngo nabo bajye kuyavoma ukashimishwa no kujya batwara abagabo unyara wenyine bafite aho bajya kuyavoma none ibizi se araho tutabibona hano amazi niyo atwegerejwe amarobine nituyafite nese abavoma ayawe niyo abantu bakeneye tubwira umwihariko watuma ari wowe abantu bagana nuko ari ngewe wemeye kubaha ubufasha ni ngewe wemeye gutanga ubufasha ng'ingo z'abantu zibeho zishimye ni wowe wenyine cyangwa wowe ufite ibanga n'umwihariko wiyiziho ku buryo n'umuntu uri kureba iki kiganiro avuga ngo abo numva babivuga duturanye ntabyo bashoboye mimi wa nyawe niwe muntu ufite ibanga ninjye mimi oji mimi nyawe mimi kumubumbe mbakunda kubi aba flowers banje mbakunda by'indani ngira ngo namwe murabizi byiza ni kwa kundi kwaje kwa pura nta n'impamvu yo kwiha abantu murabizi ibyo tuziranyeho akabura nta kuntu bazaduha agateste cyangwa agasample kuri kamera se cyane noneho se iyo mazi ubuvuga tukareba wehe uretse ndangize kuvuga ayo mazi ubuvuga ahubwo bazakuraho kamera nguhe sample bazabibona gute kubwira abantu ibyo wabonye wowe uzaza uvuga utanga ubuhamya bw'ibyo wabonye abatanga bamye se nemera ko babaho none se iyo sample yo kuki utayitanga ngo abantu bayibone ari benshi ko bino biganira ari byo birebwa n'abantu benshi mimi wa nyawe ko mbizi kurebwa ko nakubajije ukambwira ko ufite akantu kangana n'akaregeya kuki utagakuyemo ngo ukereka abafana tubone ko ari akaregeye wigeze unsaba ko nkakwereka se pe hagati aho ngaho urimbwa gute
urimbwa ubundi kumoka urimbwa nyagusura urabona ndi kumoka se umuntu w'umugabo ujya kuri kamera ukavuga ngo ufite akantuza kangana n'akaregeye ubwo binavuze ngo ni cwi ushyira mu cwi ugaruka ngo se uba uri gutobanga nde uzashobora upfumure matera ujye usukamutuza aba ari iyo utobanga ibyo bintu nabikubwiriye wabimbwira ejo bundi mu kiganiro gihe nakubwiye ko mfite akantu gato warambwiye ngo ufite akantu k'akaregera ngo no kurangiza ngo uracwiragura ngo cwi bivuze ngo buretse mwereke uretse iki unyereke iki buretse ngi nkoraho ntabwo byemewe unyereke iki njyewe uravugisha ukuri ko ninkuramo hano imbere ya kamera kuramo barebe nibasanga katangana na ka gatoki ka gatandatu kaba kibeshye donda batsinzwe warabinyibwira wowe ubwawe nkanakora nkakabura no mukanyangiza gutya nsanga nta kintu kibereyemo ose njyewe ibyuma mfite urabizi aho mbikura hasi wowe ubikaye se umugabo abikaye ko na pochette ari umugabo udasiramuye nibyo bita pochette ni umugabo udasiramuye wowe urabikaye ubwo bivuze ngo nta gusiramuye uragakuruka gashyira muri pochette nibyo ushatse pochette abantu nibazigura ahubwo pochette singira kamera ese ubundi yewe gawe turi kuri ibyo bintu y'abasiramuye n'abadasiramuye weho ukunda bahera njyewe nkunda umugabo w'umusirimu ufite isuku usiramuye wa mugabo we mufrowazi wanjye utisiramuza ndakwinginze ubimfashemo ugenda ugana ibitaro bikwegereye bayikate bayigire VIP iyo bayikase ibitandukaniye n'idakase ariko nawe ntukabaze ubusa wowe zose warazibonye izo n'abanye zose zari zisiramuye ko ngeraga ndi umusiramu irihamudurirahi ngenda umusiramu Isiramu se bambara gutya nuko njyewe nahisemo kwerekana ibyiza bitatu wese by'idini ni wowe ufite ibyiza gusa se mu Bisiramu yego none se abandi bahisemo kutabigaragaza ngiye mbona ko nahombye mpitamo kubigaragaza inama bagira ni iyi bande abo ngabo uri kuvuga ahubwo bagira inama ko ari wowe washukuriye ibyanjye ni wowe ufite umushushwa w'ibibero byanjye vuga ibyo babwira nabo bakurobeshe uvuga ubwire bande se ko wabaye ikirage umutipe kamera uyu muhungu mushya uko bamwisha itaba ikirage aba bahungu na kera bahoze agatinya kubwira ngo wampaye akajya kureba ngo sheri ngo shango burije ndatashye guhaguruka bikamunanira ngo ariko ngo sheri ngo ubwo wambare ukamerekeza wamerekeza mwagera mu muhanda bya nditaga gufunga inguni mugahagarara ku miyenzi ngo ariko ngo ndagukunda ariko reka ngende nawe niko wambereye unona urabona ndi kugushaka ndi kugushaka byatara ahubwo ngese ko nshaka abantu bafite amazi ngese kari furutanka vuga n'imyeyo nayo ndayifite imyeyo yego komanda umunyamutara nshaka abantu ukumva urasha uvuga ngo na rugongo ihagaze ndi umunyamutara ibyo byose ndabifite ubu ibyo mba nshaka byose urabifite yego komanda ndakubwiye ngo amazi yo ni furutanka ni ikigega imyeyo yo umva ni runo rutoki noneho rugongo ihagaze zazindi abanyamutara umva ni gutya nayo iba yakanuye ireba gutya buriya ngiye sinkunda abantu bavuga ubugambo gusa yego mwami mba nshaka ba bantu bakunzi bamenya TV njya butano no nzabiberekera kuri kamera reka mbabwire reka ikiganiro cy'umunsi tugisubikira Kamato njyewe wowe Kamato TV ariko kuno dusubitse kugira ngo nituzanagaruka reka tugende buretse byimba nayishyize ku gasi noneho njye n'indabyo sinzazishyiraho nka Jack nzaza neguye nakuyeho mbereka ibyo byose babwira ati icyuba cya mbere n'iki kabiri n'iki icyo nicyo kintu nashakaga reka dusoreze hano ngiye nzagaruka nanjye nje guhamya ayo makuru nimba yanyayo ngaho gira ikintu mbwirira abakunzi ba Miminyawe TV ikintu rero nabwira abakunzi ba Miminyawe TV nuko mugomba gukora subscribe mukajya munareba bino biganiro bikarangira kuko nago bibereyeho kubashimisha gusa ahubwo biranabigisha nimubona umuntu yaje imbere ya kamera ari gutanga inyigisho nk'izi nimukamufate nk'umusazi nimba wowe ubishoboye cyangwa umugire indayi nimba wowe ushoboye gukora ibyo ari kuvuga hari n'abatabishoboye ntabwo ari wowe ureba ibiganiro yewe gaye ahubwo nugira n'inshuti wumva byananiye uzayirangire cyane bita Miminyawe TV nimero ziriho aze yige afate nimero ahamagare twubake ingo zacu kurekara yanyu nimero ziriho episode ya 2 babyimba ku gasi imyeyo umva inguni 7 zigize ubwo umugore twasoje kamera wakubye